Duri kera nyine mutoya nakundaga kuwukora ariko nkabikora by'imikino byo kugira ngo nshimishe umuryango, nshimishe abana b'inshuti zanjye. Ngenda mbikora mbona mbyisangamo nabimenye. ubu noneho G-Boy mbazaniye umuntu udasanzwe. Mwabonye ba gisupusupu, mubona intore, mubona abandi ba masamba, mubona n'abandi bakomeye cyane. Ubu tubonye umwana tumukuye ahantu ku musozi ari bwaze kubibwira bihagije. Ubu ngubu turamuzanye hano kuri TV ya Bwawufigiri kugira ngo abaganirize. Reka tumuhe karibu noneho tumuganirize. Karibu waza tukaganira aha na Bwawufigiri TV. Nta kibazo. Muraho neza? Yego. Uyu ni umusore mwiza, muramubona akoresha gitari, iyi bayita umuduri cyangwa wabishaka ukavuga ibubura. Bawita ibubura cyangwa umuduri. Bawita ibubura cyangwa se umuduri. Aha ngaha tumuzanye kuri Bwawufigiri TV. G-Boy ngiye kumubaganiriza noneho namwe mwumve ibitekerezo afite. Ni umwana uri kuzamuka ubu ngubu. Apana ba gisupusupu. Ba gisupusupu barashaje. Ubu impano noneho y'umuduri tuyizamuye mu rubyiruko. Ufite imyaka ingahe? Imyaka yanjye imyaka 18. Afite imyaka 18. Ubu noneho agiye kutwereka uburyo ayikoreshamo. None witwa nguki? Nitwa Nirandekuraje Teme. Yitwa Nirandekuraje Teme. None mu rugo ni he? Mu rugo kavukire. Mvuka mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Murambi, akagari ka Nyamiyaga. Okay. None umuduri ni wowe wihangiye cyangwa ufite ahantu ukomora? Umuduri kera nyine mutoya nakundaga kuwukora ariko nkabikora by'imikino byo kugira ngo nshimishe umuryango, nshimishe abana b'inshuti zanjye. Ngenda mbikora mbona mbyisangamo nabimenye. None okay, ducishirizeho gatoya twumve ukuntu umuduri wawe umeze. None karame, ubu ngubu uwakubona anga ni kuri televiziyo. Ubu ngubu uraje urabonwa n'abantu benshi cyane bo hanze nabo mu Rwanda. None se uwo muduri bawubonye bavuga ati ni uwa gisupusupu. Uyu muduri ni uwa gisupusupu ariko ukaba ukoreshwa n'undi muntu utari gisupusupu. N'undi muntu ukoresha n'undi muntu utari gisupusupu. Gisupusupu tumuzi nk'umuntu wamamaye cyane ku muduri, ari naho bakwirakwije cyane bawitira gisupusupu. None wowe nk'umuduri wawe n'uwawe ntabwo ari wa gisupusupu, ahubwo wowe inganzo ni iyawe. Inganzo ni iyanjye. Jya uvuga ati inganzo ni iyanjye, umuduri ni uwanjye, gisupusupu bimeze gutya na gutya. Ariko umuduri ndi kubona nubwo injyana ari ya gisupusupu ariko umuduri si wa gisupusupu. None hari akantu gatoya ngira nkubaze. Mu muryango nta wundi muntu uwukoresha? Mu muryango ntawe ukoresha. Gusa nyine impano niyo mu muryango. Umuryango wanjye harimo abacuranzi bacuranga piano. Gusa nanjye na gitari nayizeho kwicuranga. Nayo urayizi? Nayo nayishobora. Uwayiguha wayibasha? Gitari rwose nafata amanota nkacuranga indirimbo rwose ibintu bikagenda neza. Wa muhungu wa mwana wacu ntago ubu ngubu azi gucuranga umuduri gusa, azi na gitari, azi na piano. Urumva ko azi ibintu byinshi. Kuri piano aragerageza ariko gitari arayizobereye. Reka uwo uri kumureba hari umuntu uri kukureba buriya.
uriya muntu ukureba wamubwira ngo iki? uriya muntu ndeba rero icyo namubwira ni ukuntera inkunga akamfasha impano yanjye igakura nkakabya inzozi zanjye kuko navutse ariyo ntekerezo mfite mu mutwe. None ubu ngubu saa izi ngizi na wifura TV uragira tugufasha iki? Ikintu mwamfasha ni ukunyamamariza impano yanjye ikaba yamenyekana nanjye nkagera ku rwego nifuza. Ubu kuri no TV wifura TV barangije kukumva, abo hanze nabo mu Rwanda bose barimo barakumva. Impano yawe nyamuneka mugire ikintu mwakorera uyu muvandimwe wacu, ni umwe mu bantu nabo barimo bashaka kuzamura impano, afite impano yo kuririmba, afite impano yo gucuranga, mwamwumvishe. Ubu ngubu wabaha nka nimero yawe baza kukubonaho? Nimero nta kibazo nayitanga, reka nyirebe yibabwire. Afite n'agatelefone, agiye kubarebera nimero, ubundi muzajya mumubonaho mukamuganiriza, mukamubwira, mukamutera n'inkunga. Nimukajye mumuganiriza gusa hatarimo no kumutera ingabo mu bitugu, buriya nicyo cya mbere. Yego, reka inomero nyibahe. 073 073 92 92 62 72 79 4 nyagora ku ngoma. Mbabarira ubikore ubikunze n'umutimanama wawe, dufashe uyu muvandimwe agere ku rwego nawe azamuke, dukubona ko tuzamure urubyiruko muri rusange. Urakoze. Yego. Ubu umuntu wese uri bwakubone arabona yuko waganiriye na wifura TV. Nawe uri kureba wifura TV, kugira ngo ujye ubona no muhungu cyane, kora subscribe, ukore akazogera kugira ngo ujye uhora utubona, ukore like, utange comment icyo uvuga kuri uno muhungu wacu. Ubu sasa ubu tuvugana buri umwe wese ari kukubona. Ese nta kibazo cyo mu muryango kirimo? Umuryango ntabwo bukigiza, ntabwo mbana n'ababyeyi. Ubu ntabwo ubana n'ababyeyi, ubahe? Mba mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana. Okay, ni hafi ya kwa Yanga. Reka dushimire uyu muvandimwe wacu kuba yaje hano kuri wifura TV tukamuganiza. Twari tumusanze hano arimo aracuranga abantu, abacurangira baho umuziki bakamuha amafaranga. Nawe ufite hari uko wifite wamuha ku mafaranga cyangwa se ukamuha ubushobozi bwo kuba yazamura impano ye. Murakoze. Lighter yari wifura TV na G-Boy n'umuvandimwe wacu. Murakoze. Sawa.